ndongenda gusujeho kuri KCC Free TV. Niba utarakanda subscribe kuri channel ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe warasigaye, kubera yo kwiniyo channel ya mbere mu Rwanda kugezaho amakuru y'imyidagaduro mashyashya. Wibuke no gukanda kuri notification kugira ngo uzajye uhita uyabona akiri mashyashya ahita kugeraho ako kanya 5 kuri 5. Wibuke no gukanda share kugira ngo bisangize n'abandi. Kuri uyu munsi no tugiye kugaruka byamamare bibiri, abo nta bandi King James wo muramuzi, n'umuhanzi nyarwanda umaze igihe kinini mu muziki uririmba injyana y'uturirimbo tw'urukundo. Hakaba n'umukinnyi wa filime nawe umaze igihe kinini muri industry ya filime, uwo nta wundi ni Nikuze Musanase Laura amazina y'inyakuri. Abangaba rero bari mu rukundo, ikibazo cy'urukundo kabisa, urukundo rurashyushye gusa ni urukundo bagize ibanga. King James ngira ngo murabizi yaramaze igihe nawe mu itangazamakuru mubaza ese King James wowe ko basitari bakomeje kurongora we uzatwereka umukunzi ryari, akabigira ibanga. Gusa ubu ngubu KCC Free TV twaje kuba ducukumbura tumenya ko ari mu rukundo n'uyu mukinnyikazi wa filime Musanase Laura muzi nka Nikuze. Aho King James mu minsi ishize yari ari muri Amerika, n'ubu ngubu ariko aracyariyo. Yari yagiye muri gahunda ze ariko mwaje kwa mubona no mu bukwe bwa Meddy nabwo yarabutashye. Kuri ubu ngubu rero akaba ari mu rukundo rw'ibanga n'uyu mukobwa Nikuze, ndetse bakaba batashaka yuko bijya mu itangazamakuru bw'impamvu zabo, ariko twe nka KCC TV amakuru yose tuba twakumbuye. King James rero umaze iminsi afunguye n'uruganda rukora akawunga. King James muri no minsi yari mu bintu bya business cyane, ngira ngo murabizi ko afite na alimentation. Ibyo byose rero ni ibintu uyu Nikuze rero ukina muri filime City Maid, filime yorehekanishwa kuri RTV kuwa 4 saa 3 z'ijoro. Uyu Nikuze ni umukobwa mwiza mu by'ukuri, abenshi muramuzi akurikira sinema nyarwanda. Uyu mukobwa yaravuga yuko yaje kuba akundana na King James hashize igihe, hashize imyaka isaga 5 bamenyanye, aho ndetse avuga yuko baniganye muri university. Uyu nguyu rero Nikuze avuga yuko mu by'ukuri atakundiye King James ko ari umusitari cyangwa se ko afite amafaranga, ahubwo yamukundiye ko ari umusore utuje ucisha make. Iyi couple rero amakuru yayo tuzakomeza kugenda tuyabakurikirana 5 kuri 5. Wowe icyo ngusaba niba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe ngo banze uyikande, ukande na notification, ndetse niba ngo ukande na share kugira ngo bisangize n'abandi. Nge wumvaga na KCC Free TV. Ciao.